mu ikipe y'igihugu nagiyemo mfite intego yo kuba nazakina igikombe cy'isi, ni inzozi nari mfite yo kuba nazakina wenda igikombe cy'isi cyangwa se igikombe cya Afurika. Jackson Semahoro niko nitwa. Ni umugabo w'amacenga menshi cyane koko, amashoti avuza ubuhuha. Ni umugabo wabaye inzozi mbi ku banyezamu bose. Menshi mu mashoti ye yerekeje mu izamu yavuyemo ibitego. Ni umugabo wasaraje abanyamakuru babandi bogeze imipira inahano hakurya iriya. Nibo bihakana uzanabaze Jean Butoyi cyangwa se Damian ba Oremforo. Uyu ni Mugiraneza Jean Baptiste, ni mwita Migi uraza kunyumva neza. Kuba umukinnyi w'umuhanga by'urebye birasanzwe, kuba imana y'ibitego nabyo urebye biramusa. Aha amakipe yanyuzemo yose kuva ku ikipe y'ikigo aho yize primaire za Kivugiza hari Nyamirambo, kagenda ukagira muri La Jeunesse, Kiyovu Sport, APR FC, Gor Mahia, Azam FC, KMC ndetse yewe na Police FC aherukamo, utibagiwe n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ariko uyu mugabo yatanze ibyo yari afite byose. Ibigwi by'uyu mugabo w'imyaka 35 mu mupira w'amaguru nibyo bituma kuri ubu ngubu afatwa nk'umukinnyi w'ibihe byose mu Rwanda. Umugabo abato bigiraho byinshi. Kuri we niba ushaka kuba umukinnyi w'igitangaza, uramenye rwose uzirinda abagore na kamanyinya. Reka ibintu by'abagore, ureke inzoga, ureke kurara amajoro kuko nabyo bica intege, ubundi ukora imyitozo yawe ku giti cyawe. Nta gushidikanya niyo mpamvu benshi basazwe n'amarangamutima ubwejo bundi babonaga ubutumwa yigendikiye ubwe kuri Instagram ye agira ati muraho neza nshuti bavandimwe, mfashe uyu mwanya ngira ngo mbashimire ibihe twanyuranyemo, buri kintu kigira igihe cyacyo, iki nicyo gihe ngo mpagarike gukina umupira w'amaguru. Aha yaranyuze kuri Instagram ye nyine. Nyuma ntibyatinze rwose ikipe yakiriye igihe kirekire akanayiha ibikombe bitabarika ariyo APR FC yambara umukara n'umweru, nayo yahise inyuraho yanyuze kuri Instagram nyine iramubwira iti wakoze akazi k'indashyikirwa nk'umukinnyi, warakoze ku buryo witwaye n'ibihe twagiranye, turizera ko uzagira ibihe byiza nyuma yo gusezera ruhago, tuzagukumbura ariko ntituzakwibagirwa. Ishya n'ihirwe mu byo werekejemo bishobora kuguhira kurusha ibya mbere. Uzahora mu mateka y'ikipe nkuru APR FC, kuri twe uzahora uri umunyabigwi wacu. Amina. Kuvuga ibi kwa APR FC ubanza yibutse ibikombe bitse mu kabati yahawe n'uyu mugabo. Yibutse kandi ukuntu uyu mugabo yitangaga atizigamye mu kibuga kugeza ubwo avunika n'itama. Ibyo kuvunika itama byo urebye byabaye ubwo APR FC yatsindiraga Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa ihuye mu majyepfo y'u Rwanda. Icyo gihe uwo mukino ujya kurangira nibwo Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi yagonganye na Hassan wa Mukura Victory Sport, undavunika igufa ryo kwitama. Byaje kuba ngombwa ko abaganga bakuru yo bwabaga barasanasana bamukorera icyitwa maxillary surgery. N'umunyamupira wanyuze mu bikomeye birimo gukinisha ibirenge agorwa no kwambara godiyo nkuko yanabihamirije Ndungutseho ku Kacyiru. Muri icyo gihe se bagenzi bawe bakinishaga inkweto? Abenshi bakinishaga inkweto, ariko ngiyewe byarambangamiraga kubera kumenyera gukinisha ibirenge cyane. Iyo nambaraga inkweto bwa butekinisiye bwanjye abantu bari banziho bwaraburaga. Igitsi cye mu by'ukuri cyaramuberaga koko. Uyu mugabo utazibagirwa umweyo wo muri 2019 ubwo APR FC yirukanaga abakinnyi 16 bose nawe arimo, ubwo yasezeraga ku ikipe y'igihugu yagiye anayifitiye idene kuko nyine atayihaye ibyo yigombaga, dore ko ngo yagombaga no kuyijyana mu gikombe cy'isi cyangwa se igikombe cya Afrika AFCON. None se uyu Migi useze umupira w'amaguru tuzamwibukira kuki? Ihangane gato wumva iyi mibare. Migi yatwaye ibikombe bitandukanye, ibikombe bitagira ingano rwose, harimo ibikombe 6 bya shampiyona yatwaranye n'ikipe ya APR FC, harimo kandi ibikombe 5 yatwaranye n'iyi kipe, harimo Sekafa Kagame Cup yatwaye muri 2010, banatwaye kandi igikombe cya Super Coupe cya 2008 muri Tanzania. We na Azam FC yatwaranye nayo igikombe cya Sekafa Kagame Cup cya 2015. Uyu mugabo kandi yatwaranye igikombe gikomeye cyane n'ikipe ya Gor Mahia, ni igikombe cya shampiyona ya Kenya cya 2017, ndetse rwose anatwara na Super Coupe ya 2017.
warakoze cyane Migi. Wari uzi gusa uyu mugabo ari nawe warongoye umunyamakuru w'ikimenya bose twakunze twese witwa Gisa Foster. Reka rero uyu munsi nyuma yo kubisabwa n'inshuti zacu tugaruke kuri byinshi utamenye ku gihangage The Legend Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi. Ubundi amateka ye nayahe, yakuze ate, mu bwana bwe yari mu ntoki, ni gute yisanze ku gasongero ka ruhago mu Rwanda. Twe twitwa Isanzure, Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe, ni ukukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Nk'abandi bose batangira gukina umupira, navukiye ku Mumena munsi ya Saint Andre. Natangiye gukina umupira nyiri mutoya cyane, dukina umupira wo mu muhanda, ariko ntago nabifataga ko bishobora kuzantunga umunsi umwe, nawe ukinaga ari ukukunda. Yego. Inyandiko z'amateka zigaragaza ko Mugiraneza Jean Baptiste yavutse ku itariki ya 25 hari mu kwezi kwa kabiri mu 1988. Yaje kuvukira mu mujyi wa Kigali muri kapitali rwose mu karere ka Nyarugenge hari ku Mumena. Akaba kandi ari umuhungu wa Mbonyingabo François ndetse yewe n'abandirimba ko Pascazi. Mugiraneza Jean Baptiste rero nakubwira ko anavuka mu muryango w'abana 9, akaba harimo abahungu 6 ndetse yewe n'abakobwa 3. We akaba ari umwana wa 5 kandi aba bana bose bakaba bakiriho. Uyu mugabo rero yamenye ubwenge papa we amubona, ariko kandi ntabwo yamenye uko yaje kugenda. Na nyina yaje kwitaba Imana ejo bundi muri 2021. Mugiraneza Jean Baptiste rero bakunze kwita Migi uko mureba, yakuriye mu buzima bugoranye rwose. Papa we yari umwubatsi, mu gihe mama we nta kazi na gato yari afite. Gusa nyuma yuko papa wabo abacitse akagenda, Mugiraneza yaje kwisanga ari kumwe na mama we ahita atangira gucuruza agataro kugira ngo abone ibitunga abana bose. Ku myaka 7 rero kimwe n'abandi bana bose, Mugiraneza Jean Baptiste nawe yafashe urubaho arusiga umuhoko kugira ngo itushe rize gufata, ubundi yerekeza ku ishuri ku Kivugiza hari Nyamirambo. Gusa mu mashuri abanza byaramugoye cyane kubona amafaranga y'ishuri ndetse n'ibikoresho by'ibanze bitewe n'ubuzima iwabo babagamo, byari bigoranye rwose. Gusa primaire yaje kuyiga, ubundi aranayirangiza akora icya leta nk'abandi. Ageze mu mashuri yisumbuyeho rero urebye ntibyamugoye cyane kuko yayigiye ubuntu kubera umupira w'amaguru yakinaga. Nyuma yuko Rwasamanzi Yves wari waramukuye ku muhanda aho yamubonye akinisha ibirenge, ubundi akamujyana muri La Jeunesse mu bato bayo, hanyuma akaza no kumushakira ikigo, ubundi akazamuka no mu ikipe nkuru. Amashuri yisumbuye rero uyu mugabo nakubwira ko yatangiriye kuri esi Nyamirambo hazwi nko kwa Kadafi. Umwaka wa 4 rero yaje kuwukomereza muri Sezike Nyamirambo mu ishami ry'indimi, aho nubundi yaje gucikiriza amashuri. Ageze mu mwaka wa 6 kubera urugendo rw'ikipe y'igihugu biza kurangira adakoze ikizami gisoza amashuri yisumbuye. Ariko banza hari nihuse, uyu mwana nakubwira ko umupira w'amaguru yawuvukanye rwose, ndetse rwose nubwo yari afite igihagararo gito nkanjye hano, ariko kandi yari afite impano itangaje rwose buri wese yabonaga agatangara. Kubera ukuntu rero yatangiye guconga ruhago kandi ikaba yari iri mu maraso ye, directeur w'ishuri rya Kivugiza yigagaho yahise amufata, ubundi afata n'icyemezo cyo kumushyira mu ikipe y'ikigo atangira kuyikinira gutyo. Umwana udatinya, umwana wari ufite ishaka ryinshi cyane, woroherwa cyane no gukinisha ibirenge kuko ari nabyo yiganaga yaramaze kubimenyera. Rimwe na rimwe rero hari igihe bitamworoheraga kuko ababyeyi be babifataga ukundi, dore ko abenshi n'ubundi bumvaga ko umupira w'amaguru nta kamaro wagirira umuntu. Nubwo uyu Mugiraneza Jean Baptiste nyina umubyara atigeze amubuza gukina umupira w'amaguru, ariko kandi wasangaga buri mwanya amucyaha. Ati uko navaga ku ishuri nsa nabi, mama yarambwiraga ngo ndasa n'umucuruzi w'ubuto. Rimwe na rimwe rero yarankubitaga, ariko kandi akenshi yamoraga ukuntu mpora nigaragura hasi none imyenda y'ishuri gacika. Uramutse rero wisize ubuto birumvikana ukagenda mu ivumbi n'ubundi ryose ryagufataho. Uko rero niko Migi yabagasa kubera kwirirwa mu ivumbi umunsi hafi ya wose akina karere mu muhanda.
Migi rero amaze kwigira hejuru, amaze gukura rwose, amaze kugimbuka, yaje kugenda ava mu muhanda noneho asatira ikibuga cya Collège Saint-André. Muri Saint-André rero uyu mugabo avuga ko yasanze abantu benshi babaga bakiniramo, abato ndetse we n'abasaza, ariko kandi ng'ikipe ya La Jeunesse niyo yakunze cyane kuko ngo bari abana ubona ko bari mu kigero kimwe nawe. Muri Saint-André rero ntabwo Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi ntabwo yatangiriye mu kibuga, ahubwo wasangaga buri gihe ashyirwa inyuma y'izamu atoragura imipira ya Kiyovu Sport. Ni hahandi byose ariko ngo byaramushimishaga. Hari ikipe y'abasaza yitwaga Imikeke, iyi rero niyo yamutinyuye, itinyura uyu musore wari uzaba igitangaza mu myaka iri imbere, ubwo bamuvanaga mu izamu ubundi bakamushyira hagati, byatewe nuko ikipe yari yaje ituzuye, noneho abasaza bahita bashyiramo Mugiraneza Jean Baptiste kubera ukuntu n'ubundi bari bamuziho gukina neza. Godiyo za mbere Migi yambaye nakubwira ko nazo ngo yaziguriwe na perezida w'iyi kipe y'Imikeke y'abasaza witwa Ephraim Bizimana. Hari umunsi habaye amarushanwa y'ibigo by'amashuri, hanyuma Kivugiza ihura n'ikigo cyo ku Ntwari. Muri umupira kandi hari n'umutoza Yves Rwasamanzi watozaga ikipe ya La Jeunesse icyo gihe. Rero yakomeje kwitegereza areba ukuntu uyu mwana Migi akina umupira, noneho yumva aranyuzwe, hanyuma yiyemeza kumujyana muri kadete ya La Jeunesse. Aha rero mu ikipe y'abato ya La Jeunesse niho Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi yatangiye kumvira ubwiza bwo gukinira ikipe. Muri iyi kadete ya La Jeunesse rero nakubwira ko yamazemo hafi umwaka wose. Icyo gihe kandi yakinaga muri ba rutahizamu agakinisha ibirenge nanone. Impamvu nuko inkweto ngo zakomeje kumugora cyane. Haje kubaho rero amarushanwa ya za kadete yashizweho n'uwahoze ari perezida wa Federation Ferwafa ariwe General Cesar Kayizari. Icyo gihe rero igikombe cyatwawe na kadete ya La Jeunesse, kandi amarushanwa aza kurangira Migi ariwe ufite ibitego byinshi. Rwasamanzi Yves yahise amugirira icyizere, noneho amuzamura mu ikipe ya Junior. Gusa ahangaha muri Junior Migi ntabwo yahamaze igihe kinini, uretse ko yaje n'ubundi kuzamukana nayo ubwo binjiraga mu cyiciro cya kabiri cya shampiyona y'u Rwanda. Icyo gihe rero ntabwo bahembwaga habe n'igiceri cy'icumi, bakinaga umupira kubera kuwukunda gusa, bumvaga ishyaka ryinshi riri muri bo. Wambara jezi ukajya mu kibuga nibyo byashimishaga Mugiraneza Jean Baptiste ndetse we n'abandi bana bakinanaga. Haje kwemezwa ko rero ikipe y'icyiciro cya mbere izajya ikina ari uko habanje gukina ingimbi zayo. La Jeunesse rero yo nta kipe nkuru yagiraga, wari umutoza w'ingimbi za Kiyovu Sport ariwe Aloys Kanamugire yakunze uburyo Migi yakinaga umupira, noneho agerageza kumutwara amupapuye La Jeunesse, ariko kandi byaje kwanga, umusore yigumira muri La Jeunesse. Ati byabaye ngombwa ko nguma muri La Jeunesse, twarakomeje turakina kugeza ubwo twinjire muri Division 1, byari byishimo gusa ku bwa Migi. Ati icyo gihe twumvise tugeze mu ijuru. Aha rero Mugiraneza Jean Baptiste yari amaze kugera mu mashuri yisumbuye hari i Nyamirambo. Ubaze neza rero imyaka ubona ko muri 2002 aribwo Mugiraneza Jean Baptiste yatangiye gukina mu bana ba La Jeunesse, noneho muri 2003 azamurwa muri Junior, muri 2004 akinira La Jeunesse nkuru mu cyiciro cya kabiri, muri 2005 ayikinira mu cyiciro cya mbere, ahita noneho atandukana nayo, noneho yirikiza muri Kiyovu Sport. Umwaka we wa mbere mu cyiciro cya mbere yahise yifuzwa n'amakipe menshi cyane rwose, harimo ikipe ya APR FC, ariko kandi ahitamo kwerekeza muri Kiyovu Sport kuko ariho yabonaga azabona umwanya wo gukina kuruta wenda muri APR FC. Umwaka wakurikiyeho rero ubwo ni muri 2007 APR FC ntiyanyuzwe, yari yarakaniye cyane rwose, ayibwira ko ataragira ubunararibonye buhagije. APR FC yari yarakaniye cyane rwose, ayibwira ko ataragira ubunararibonye buhagije, yarongeye iragaruka, birangira imuguze muri Kiyovu Sport, nawe imuha miliyoni enye, ubundi atangira ku mushahara w'ibihumbi 200 byonyine. APR FC rero yikineye kuva muri 2007 kugeza muri 2015, aho yatwaranye nayo ibikombe bitandukanye birimo igikombe cya shampiyona, iby'amahoro ndetse we n'ibindi. Mu mpeshyi ya 2015 rero uyu mugabo yahise yerekeza mu ikipe ya Azam FC yo muri Tanzania, asinyayo imyaka 2 yose atasoje neza, ariko kuko ubwo yarasigaje amezi 4 gusa byabaye ngombwa ko basesa amasezerano, ahita yerekeza mu ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya hari muri 2017, naho asinyayo indi myaka 2. Aha rero muri Kenya yakinyeyo umwaka umwe, ahita agaruka muri APR FC mu ntangiriro za 2018. Iyi kipe ya APR FC rero yaje gutandukana nayo mu kwezi kwa Kamena kwa 2019,
gusa ntabwo byari ku neza ye, ahubwo iyi kipe yari imwirukanye ahita asinyira ikipe ya KMC yo mu gihugu cya Tanzania. Iyi nayo yayikiniye kugeza muri 2022 ubwo yagarukaga mu Rwanda mu ikipe ya APR FC. Ikipe nayo yasinyiye umwaka umwe, akaba ari nawo yarasoje, ubundi ahitamo gusezera amanika Gaudio avuga ko atazongera gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Biragaragara ko rero uyu mukinyi w'imyaka 35 yatangiye gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda muri 2006, akaba kandi yarasezeye muri ikipe muri 2020 amaze kuyikinira imikino 68 aho yanayitsindiye ibitego 7 byose. Ubu muri 2023 rero asoje ruhago burundu, ariko kandi ntagiye kure yayo, dore ko hari abamwifuriza guhabwa imirimo mu ikipe ya APR FC yakiniye igihe kinini cyane. Niki kindi wenda ntakubwiye kuri Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi? Banza ntakubwiye ko uyu mugabo w'imyaka 35 y'amavuko yubatse, akaba kandi afite n'umugore mwiza cyane witwa Gisa Foster, wahoze ari umunyamakuru w'imikino, nawe bakaba bamaze kubyara n'abana 2 b'abakobwa. Uyu Gisa Foster rero uretse kuba ari umugore w'igikundiro bakundana cyane, bakundana urudasanzwe, ni n'umwagenti we. Nuko nsoje, mwakoze cyane mwe mwikundira ibiganiro byacu. Jackson Semahoro niko nitwa, uransanga hose ku mbuga nkoranyambaga umpa igitekerezo cyawe.